Itangazo abaturage mutuye mu mudugudu w'ibishinamye ndabamenyesha hano kwa boss ko hari akazi ko kurinda mbeba. Ugomba kuba ufite ubushake bwo kurinda mbeba. Icyitondere, ugomba kuba wujuje ibisabwa. Ugomba kuba uri inyangamugayo, witanga mu kazi kariko kose, ubye isaha n'isaha uwo mbeba. Ugomba kuba umuri iruhande ku buryo boss atazamura. Karibu, amahirwe atarabacika. Mufite ipawa cya boss uburyo mwagihinduye kabari nasoni hano mu kabari muje gukora iki hano akazi muje gukora murakazi none ubwo muje gukora iki akazi kari hano nako kurinda mbeba ibikoresho mwabizanye ugiye kubinjiza ndabanza babaze ibizamini urabitsinda uratsinda arakazi urabyumva muri tayari subiramo ngo muri tayari sawa ako se mwitonde hinjira umwe umurongo kandi Ninda kurya inyundo nunca imana uceceke mutuze wacecetse mugatuza mukore umurongo utambika nawe muzi umurongo utambika imbeba ndayica imbeba umurongo utambika iyo mbeba mubanza muyigenda indi imbere mukore umurongo utambika nukundi wacaga nti imbere umurongo utambika iyo mbeba mubanze muyinyereke mubagarare hamwe ceceka mwumva amabwiriza turahari ceceka iri he mwumva amabwiriza nakamariye mwitonde mutege amabwiriza agenga akazi tega amatwi muyumve hano kwa boss umuntu ushaka akazi ni umuntu ufite ibikoresho akiperi muyibona iyi peri muyibona hakwimora ubona njye nababwiye ngo muvuge ariko iki wowe ibintu byihuriza wacu ceceka wowe naguhaye ijambo se bose nandi kukubwireruye ahubwo ngo muhitemo namwirukana anyirukana wakibazo bakasara kanje usundi wize mu ubundi rwa ngo uburyo rero n'urusambo z'uruzirya wari udafite ibikoresho hano imbeba ndazirya banzure w'uru ibikoresho ubundi wowe bakwitana kayo kabanyigate rero ceceka aho ngaho mwese mufite ibikoresho dore ngiye icyumuhoro uri kubabariza muri rusange wajya nkubaze wenyine ufite igikoresho na kimwe perimi yanjye ufite igikoresho ndagifite rwose ufite igikoresho ufite igikoresho ufite igikoresho nawe kamutuze rero mutegereze akazi kambanze vugishe boss ndaje boss abakozi bantumye bose nababonye bose baje ahubwo se kari benshi urabona bafite imbaraga se kunywa wagira ngo ni itsinda none ubwo wowe genda bashyire ku murongo hinjira umwe umwe mwandika arangije ajya kutwereka ibyo azabasha yego boss bashyire ku murongo sawa boss atangiye umwe kuri umwe agiye kujya agenda kwa boss undi ibyo boss amubwira narangiza aba ari byo akurikiza twahera hano sibyo genda se vuba naje kurinda umwana wawe cyane rwose ku munota bibasha mwa amazina yitwa Kanyusi nese uramurindisha ikisha igikoresho ndagifite oya ntabwo bishoboka umwana wanjye ukamurindisha umuhoro oya nambika ngo ubu urabibasha
ndabibasha kabisa. Kanyusi ubwo ngusize muri system ngaho genda unyereke ukuntu uzarinda umwana wanjye wowe wakica umwana wa boss zamuka vuba wakazi kakunaniye kaduha abandi wowe genda vuba tese vuba wowe ubu gofero vuba ureba kwitanda ahita Kayumba nawe uje mu bakozi asha wenda bona uzakabashisha none iki kintu ufite nicyo kurindisha uyu ntabwo ari kurinda ahubwo no kumuvuna uje kumwica arambikaho urambikaho ngabo arambikaho Kayumba ngo nawe genda unyereke ukuntu uzarinda umwana wanjye turi nawe si uko mbona umwana wa boss uzamwica ariko njye nawe nzamwita ko narekera genda ndakwirukanye genda tugashaka abana ninde ukurikiye ni wowe genda ihute nawe wowe urashaka iki hano ushaka akazi nawe urashaka akazi ko kurinda uzabibasha nisi kugenda nyundo kandi hato utari kubaka umva iyo niyo kurindisha kurindisha umwana wanjye ahubwo ni umusumari uje gukura wapi oya shyira unyundo ahangaha ntabwo yarinda umwana wanjye amazina ni ayahe nahitira jisi jisi aha ngo genda nawe nyereke ukuntu harinda umwana wanjye no wa boss uzamwiba ukanamujyana zira hasi umwana wa boss utazamwica wowe zira hasi genda nawe akazi kakunaniye genda ntuzagaruke vuba ntuzanagaruke ninde ukurikiye wowe genda ihute wowe hano ko nta kazi ko kwahirira inka dufite ukanu kajyanye kurinda umwana umunsi umwana uraza umwahirira ubwatsi mugaburire sha nta kibazo kameze rambika ngo mbwira amazina vuba vuba dukomeze bahita Kanamu hanyuma mu rugo ntesha we ko mbona nsa nk'ukuzi ari hepfo mu Gatagara ubu urumva uzabibasha ndabibasha uri nyangamugayo ni nako kazi mfite nkora ngo genda nawe nyereke ukuntu uzarinda umwana wanjye no kurama amaboko naso genda wowe niwe wasigaye urasana ibintu by'ubugoryi nawe uragira igenda ihute se byiza bize gute urashaka iki hano gukora akazi ko kwica imbeba ukwica imbeba ntabwo bakwiye ibintu muje gukora ntacyo batubwiye n'umwana wanjye gicucu ntabwo ari imbeba njye mbyara imbeba batubwiye ko ari imbeba ntabwo ari imbeba n'umwana wanjye amazina yawe akaba ari ayahe banyita Kiti ariko nibagirwe na Ishi inde Kiti ibyo bizina ni iby'uburara mbwira amazina yawe banyita Ishimwe ayo mazina barayubura ntukajya yakoresha sibyo uri nyangamugayo urumva uri ako kazi nako nakoraga kuva kera oya ibyo ngibyo utangiye kwikina ngaho genda nawe nyereke ukuntu wagakoraga kera siko mbona uzaba uje kwica umwana wa boss wowe barakubwira kurinda ukarwana nta soni genda nawe ntuzagaruke uje gutangaza uwagize ute Watsinze. muri hano cyangwa tuje gutangaza uwagize ute watsinze watsindiye akazi twavuze ko turatwara umuntu umwe ni njyewe uri kumva ufite amahirwe yo kuba watsinze cyane rwose kumva ufite amahirwe yo kuba watsinze ubwo nakanye kumva ufite amahirwe yo kuba ibyo watsinze nakoraga ariyo superieur yanjye kumva ufite amahirwe yo gutsinda Ibyo bindekera. okay noneho reka tumbere ku muntu umwe watsinze umuntu umwe watsinze yitwa Kiti Hey!